hari umurinzi warinze akantu gakomeye wavuze ngo nimba ufite icyaha cyakugoye ngo ugihindure umwanzi wawe. Kurumva ni Messi nako kantu gihindura umwanzi wawe kimuregere Yesu akigukize ubumudendezo. Tegera mabwiriza ijambo tuzamura ibiganza avuge ino jambo nimuvuge ngo haleluya cyane. Nta wundi wokoza umutima wawe niwemera Yesu Kristo akinjira mu buzima bwawe akaza akabutegeka umutima wawe uzera kandi uzaba muzima hanyuma uramye Imana ube connected n'ijuru. Ijuru rizakwemera kubera kuko utunze uwavuye mu ijuru. Ariko Kristo ni ufite icyaha cyakubaye akaramata gihindura umwanzi wawe kimuregereye. tuzamura ibiganza byacu. Haleluya. Tegera amabwiriza noneho ngo arangize akorera ubukwe iriya ruguru iwacu ngo amare azana fanta iriya ruguru. Nibwo bwa mbere nari nkibona fanta, bwa mbere bwaje kubona fanta. Ngo amare duhita tugira agakuku k'abana turavuga n'umuceri w'ikizungu. Nibwo bwa mbere ko nagira ngo mbibutse ndebe ko mworamye Imana bavandi. Ndaje tuje hariya mu mwuka we ibintu birakomeye. Vayone zambre shakina farada tini dizakine muzamuri ibiganza tere. Haleluya haleluya wa shayana fasine. Ngo mare gadazana izo fanta ngo mare barazitereka mu rusengero no bagerese biso n'udupura tw'umuceri iruhande rw'abantu. None urumva ko twara abana tutari dukwiye kujamo turi hanze dukora kanama ati ndiborya uriya muceri ngo bamwe niri ziriya fanta bazimare. Nta makuru y'ifanta twari dufite yari mu kidaje nzanibuka ko yari orange ipfundikiye. Noneho umuceri ukaba ku isahani bagiye barya bagasigaza bene utwonyine. Noneho ngo mare twamatubwira ngo bamwe bace muri inzira abandi muri iyi ikaza yafite inzira nkazibiri twamatwiruka. Noneho tugasanga ifanta zirateretse zipfundikiye. Nta makuru twari dufite ko zifite umutemeri. Noneho wamara gushika kujya ku ifanta ko n'ukuri n'ikintu cabaye ngomba gufata imyanya nkazashima Imana kubera ko hari urwego navuyemo hari naho ngeze. Reka nsoza ku kantu gira ninjire hari nsoza kandi kanshaka kuvuga ngo turangize turi dufashe fanta wayifata kubera kutazaho imwebwa yari kwiyaga inyuma y'icupa ukamutora icupa waritora ukamuri gati inyuma umara kuri gato ukamushira hasi ukamura. Ariko zitanga kuraga icupa rigose wagatwari gase yajya ku icupa inyuma turangiza turagera byari kuryoha gute. Twari tuza amakuru ko bapfundura barangiza bakama. Twari tuzi ko ari ikintu uhita umwera ahantu userukiye. Ivutu nshaka kuvuga nuguhaga ibi biri mu isi bikakokipa bigatuma wima Imana umwanya wayo ukabura umwanya wo gushima Imana cyangwa kwiramya kubera ko ufite ibindi uhugiyemo. Hari abantu benshi batamateraniro kubera ko yabonye ifaranga zo kuja kwiyakira akavuga ati nafatishije orange. Ubwo orange nayifatishije nta mpamvu zo kuja mu materaniro. Ingoko nafatishije ingoko hanyuma izo zose nizo vuto kubera ko usigaye wambara neza ndikunda kuba mu materaniro uraja mu hehe uraja gufata kayaga uraja kugira gute. Nagira mbabwire ngo mugabanye utuyaga mu minsi y'amateraniro. Mushaka uko mufata utuyaga iminsi itari amateraniro. Nufata umuyaga mu minsi y'amateraniro iyo niyo vuto nashatse kubabwira. Imana igukeneye mu materaniro ndigukeneye mu muyaga. Yeko nje umuvandi usotse hanze kuraganya ufite amaso. Hari umuntu babagenda barandata ufite amaboko abiri kuravuga ati man biragira gute. Ufite amaguru abiri ufite amatwi. Hari umuntu ugize umwaka yaraciwe ugutwi
ufite akanwa, hari ugize umwaka kabumbye atahavuga, ufite ubwenge usoje amashuri, hari abandi zanze ko biga. Njyewe ngize umwaka n'amezi 6 ndi muri operation gusa y'amaso mba nivuza, umwaka n'amezi 6 arashize, bakabaga bagasubiramo repesage. Ariko wowe ufite ijisho ukabona ko ari ikintu gito Imana yakoze, ubwira umuntu mweganye umubwire ngo gabanya amaganya, tako Imana itagize ku buzima bwawe. Hallelujah. Tevaso wirira cyane, wiganya cyane, shuti kumeze kose, shima Imana kuko arabakwifuza, ati chamana ngemera nguriya irakwihangana, wirira cyane, wiganya cyane, shuti ukomeze kose, shima Imana kuko arabakwifuza, ati chamana ngemera nguriya irakwihangana. Mwebwe mubonye nazanye na timu bavandimwe mu muryango bari kubansaba nijoro twa dusengera no vuga butumwa, barambwira ngo nzabafashe dusirimbe, barindiririya nyine ninja gusoza ndabahamagara ico gituri kibe cigisirimba. Ndashima amagamba 3. Ndashimira uburongozi bw'itorero Karumeli, umushumba mukuru, kwemera ko tuza hano Gisubizo kuyiya kino kibanza, baba bemeye nabo Gisubizo yatumiye. Iyo avuga ati uriya mushumba ndagakandagire hano tibyari gukunda. Turagushimiye ko wemeye kugira ngo dukandagire hano, Imana iguhe umugisha. Mumpera umushumba amashi nimba nta kibazo bifite. Icya kabiri, ndashimira Gisubizo kuba mwaraniyumviriye, sinzi ico mwafatiyeho, kuba mwaraniyumviriye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Hanyuma turakorana namwe uyu mugoroba, mwagize neza kumpi iteka mukampiri ya ntebe nziza y'agaciro nkayicaramo uyu mugoroba. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Kadukorana uyu mugoroba ntibikunda dukorana neza mugasaba mukanizera, n'amahirwe azabavuye ku Mana. Soza ndashimira abana bantu bose bicaye hano, kuba namwe mwitavye Gisubizo kugira ngo dusangire ibyiza. Umwihariko ndashimira abavuye mu hanze, ni byiza cyane. Abantu bavuye hanze tuzatwama dubona ko bakeneye kuruhuka no kuryama no gukora ibyo byose, ariko kuba mutaryamye mukaza mu materaniro, Imana ibahe umugisha, tubaha amashi menshi cyane. Katuganire no jambo dusomye. Nateguye umutwe w'ijambo uvuga ngo kuramya mu gihe ibitatwemerera kuramya bihari. Kuramya Imana mu gihe hariho ibitatwemerera kuramya. Ico kintu kirumvikana? Mbwira umuntu mweganye mubwire ngo tugomba kuramya Imana mu gihe hariho ibitatwemerera kuramya. Tugomba kuramya Imana mu gihe hari ibintu bitaduhangurira kuramya, bitaturekurira kuramya. Hanyuma ndaza kwitonda ndebe ko nsoza amasomo. Kuramya niki? Abantu benshi tuvuga kuramya, bamwe bakabishora mu kuririmba, abandi bakabishora muri ibi, ariko kuramya ni igikorwa cyiza cyane kandi ku buzima bw'umukristo. Icya kabiri, kuramya no kugaragaza urukundo dukunda Imana, ako nkavuyeho. Icya gatatu, kuramya ni ukomeza kubaka ubusabane bw'umuntu n'Imana. Nimunikiriza amen. Nimunikiriza amen. Hanyuma rero ni byinshi cyane bigaragaza kuramya. Rero kugira ngo ndeke kubitindamo, nateguye amasomo agera kurana. Isomo rya mbere ni inzitizi 5 zituma tutaramya Imana. Nibinkundira ndaganira namwe ndebe ko zisoza. Isomo rya kabiri ni ibintu 13 bishobora gufasha umuramyi. Abantu bakomya amashi, ni byinshi ariko ndagerageza. Isomo rya gatatu
ni impamvu zitanu zituma duhimbaza Imana. Isomo rya kane, kuramya. Isomo rya kane, kuramya ni ingwano. Kuramya ni ibita. Kuramya ni ingwano. Kuramya hari abantu bazabifata ko ibintu bisa. Kuramya ni ingwano, ni intambara, ni ibita. Hari abantu bamwe mbona baramya bahumirije. Mugende muhagarike kuramya muhumirije, kuko hano kuramya ni mu bita. Urashaka guhumiriza bagagukubita ikofi bitangaza bikaba. Kuko kuramya ari ibita, ugomba kuramya ukanuye, uri muzima ukagwana urugamba, uha ubona n'ibyo warwana. Kesine vale. Tivazi Maria. Tuje ku isomo rya mbere. Inzitizi zitanu zituma tutaramya Imana cyangwa se tudashima Imana. Nasanze kuramya Imana no kuyihimbaza. Ririya jambo guhimbaza niko gushima. Gushima buryo ushimye cyangwa ugahimbaza Imana ubukoze kimwe muri ibyo. Niko bimeze. Hanyuma rero inzitizi zitanu mbabwiye ndagaragaza kwihuta. Inzitizi ya mbere ituma tutaramya Imana cyangwa tudahimbaza Imana cyangwa tudashima Imana ni ukwibagirwa. Kindu cya mbere ni ukwibagirwa. Kandi nta bintu byinshi mbibutsa. Buriya turamutse twibutse iby'Imana yakoze twakora ibintu bitangaje cyane. Natekereje nje bibiri. Icya mbere, hari abantu bavukiye hano bo tubabwira ibyo. Hari abantu bavukiye mu makaro, abandi bavukira munsi y'amatara, hari n'abandi batagize umugisha wo kuvukira munsi y'ayo matara. Ariko kantu gato mbibutsa ko tuma muva hasi tukaramya Imana. Tugituye ruguru, abantu bose imiryango mukiba haji wanyu natwe tukibi wacu aho twari tu. Mwibuke ko twagiraga ubushobozi, ariko hakagira ikuntu twari twubatse muri ubwo bushobozi. Natekerera kantu gato yagusa gaciye mu isabune yagize igugwa mu rugo, mukaja mu isoko ikagugwa, yamara kugugwa mugategereza ko indi soko izagugwa. Iyo sabune ikaba yo koza ibintu, ikaba yo kumesa, ikaba niyo koga. Aba igice kimwe cyategereje kuja koga nta kugiciramo, bagafata bagahita bagucora umusitara w'isabune na ugahita uja mu ruzi kugira ngo iyo sabune bacishije aha igenda igukwire dusha yose bitungana. Ariko lazime tanzina vara itonde reka kamaze nigishe reka tantombora zo bintu wabyibutse mushu. Rero wibutse kiwanyu mutagiraga isabune yo koga niyo kumesa, yari imwe yo gucora abana imisaraba mu mutwe. Zagutera kwibuka ugakoresha imbaraga nyinshi ukaramya Imana cyangwa ugashima Imana biciye mu bitangaza Imana yagukoreye. Ubu mu wawe harimo shaza yo muri dushe, hakabamo n'izindi zo kumesa zitagera muri dushe. Taba gicoga umusaraba w'isabune mu mutwe. Nimwibuke ibyo twakiye. Iyo umuntu yibutse ibyo yakiyemo bimuheza gutera intambwe kugira ngo yigire imbere ashima Imana. Buriya impamvu dushora imbaraga nke mu kuramya Imana nuko tudatekereza ngo twibuke ibyo Imana yakoze. Reka ngarekeraho. Buriya impamvu tugira imbaraga nke zo kuramya Imana cyangwa gushima Imana nuko tutibuka ibyo Imana yakoze. Ufashe umwanya ukibuka ibyo Imana yakoze naho yagukuye, waramya Imana ukabwira n'abantu ngo ntimumbuze kuramya no gushima. Hariho impamvu zibinteye. Nibutse ibyo Imana yankore, nibutse aho Imana yankuye, nibutse n'aho Imana ingejeje. Akantu ka kabiri mfite mva kuri cyo kintu cyo kwibuka. Nibutse nahise nibutse iwacu mwacu. Twagaza tuyaranja mu gihe tuvuga ko twakize. Bagagenda bakagura amavuta icupa bakarishira mu gikopo. Yamamesa niyo yarazwi ya ruguru cyane. Noneho mama cyangwa nimba ari bashiki banje kugira ngo ayo mavuta tukomeze tuyafungure tuyarye. Tiragaza bagira bijya mubwira ngo bafate isafuriya ngo bateka amavuta ngo bakate igitunguru, ibyo ni byahara. Bagenda bakazana umwase akasekuru kwicangwa agashikwa kigita. Bagakoza mu icupa gutya. Barangiza ibishimbo bya bitogota bagacisha ajya hatogota nguko.
none ubu ufite amabido y'amavuta y'amaoki, hanyuma ivyo wari ukwiriye kwibuka iyo wafuye warengiza ugafite ufata imyanya mukayigaharira gushima Imana, kavuga ngo ni nayo sababu ya kukutukuza kubera ko hari wankuye. Cyambere gituma inzitizi ya mbere ituma tutaramya Imana ni ukwibagirwa, ariko umugoroba mwakwibuka ntimwokwemera yuko tunataha, mwahita musaba veyi. Soze impamvu ya kabiri ituma tudashima Imana akunda gatambutse, ariko natangaye n'ukuri kw'Imana. Nibutsa kandi kantu, aba papa mukwiye gufata imyanya tugashima Imana. Ntabwo gusa ko ndagira ngo mbibutse ture ko twafata imyanya yo kuza turamya Imana. Iriya nta bushobozi twagiraga ubushobozi, ariko ntibikunde cyane. Twagiraga bino birato ibi by'ingozi muhamubona, twagiraga ikirato ca butse cyo cyari kigezweho sandake, warangiza ukagifata ukacoza, wamara ukagisiga isabune amaze kikayaga, cyo twagaza tujana mu materaniro butse. Imana itagize. Dufite impamvu zo gushima Imana. Mbwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo ufite impamvu zo tumuramya Imana, ufite n'impamvu zo tumushima Imana. Mubwire ngo wibuka aho Imana yagukuye, wibuke naho Imana ikugejeje, ufate umwanzuro wo gushima Imana. Evaza wowe ushaka gusoma no gutegeka kwa 2:8 umurongo wa 11, magambo yo kwibagirwa. Icya kabiri gituma tutaramya Imana cyangwa se ngo dushime Imana no kudaha agaciro iby'Imana yakoze. Kudaha agaciro iby'Imana yakoze. Sindirimba, ariko hari indirimbo ndi mukumva iteye ubwoba muri je ivuga ngo umefanya ili, umefanya ili, umenipa jina Baba, nafanya nini? Iyakoze biri izakora n'ibindi, kandi ibyo yakoze ibyo byari bikomeye cyane. Kudaha agaciro iby'Imana yakoze. Gitoya gusa muri twese ko ndagira ngo mbereke mu buzima busanzwe kugira ngo muje kunana. Ese iyi ni uko ari nani? Iyi ni interpreter. Buriya twebwe abantu benshi nyamwinshi ntitwari tuzi interpreter, ariko kubera ko Imana yagiye ikora ibintu, dore maze kumenya interpreter muzikuzi, gasanga kamenya no kwaza akonteye imbere ye, teye imbere jewe telefone ndayo narinze, ariko muri mukubona ko nguma gukora kuri iPad nkazamura. Ubu nitegura inyigisho jenyine, kandika jenyine, nga savinga jenyine, ngahanagura ibyo ndashaka, nkemeza ibyo nshaka. Rero nk'ibyo ntabwo nshobora kubitesha agaciro. Hariho n'ibindi Imana yankoreye ko ndategura igitano cyo gushima. Nari maze imyaka nyinshi ngendana ikibazo cy'ubuhumyi, nabwirizaga abantu ndabona, ariko ubu ko ndabwiriza abantu babona kubera ko Imana yangiriye. Icyo ni icyaje mvuze, ariko umwe wese wicaye afite ikindi Imana yagiye ikora ku buzima bwe cyangwa ku muryango wawe cyangwa ku bana bawe. Hagaciro iby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 17 umurongo wa 15. Abagabo 10 b'abanyabibembe nako kansozerejeho, baje barwaye ibibembe ngo bashike Imana irabakiza, ngo imari kubakiza baragenda ngo bagere iriya. Umwe arababwira atembe ko twakize, timworeka ngo duha agaciro iyi ndwara yatuvuyeho, tuje gushima Imana, tuje guhimbaza Imana. Icyenda rya Mari vuga ati twebwe byo guhimbaza Imana no kwiramya kurabituzanamo gute? Umwe aravuga ngo jewe sinatesha agaciro
icyo Imana yakoze, ngomba gufata urugendo kagenda ngasanga iriya yankishije, narangiza kavuga ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwanjye. Ahita afata urugendo aragenda ngo ashike imbere y'Imana, arayiramya, arayibwira ngo nibutse ibyo wakoze, nanga kwima agaciro ibyo wakoze, icyo wakoreye umutima wanje wagahaye agaciro, none naje gushima kubera ko wankijije. Muzi icyo yakuyaho? Barya 9 bagumanye inkovu z'ibibembe, aho bacaga hose babonanaga inkovu z'ibibembe bakavuga ngo mwigeze kurwara ibibembe. Ariko wa wundi wagarutse gushima, Imana yaramukijije ihita ihanagura n'inkovu z'ibibembe, tibamenya ko yari muri uwo mubari w'abarwayi. Iyo uhaye agaciro ibyo Imana yakoze, Imana ikongera n'ibindi. Ndasoje. Impamvu ya gatatu, nuko impamvu ya gatatu ituma udashima Imana cyangwa utaramya Imana, inzitizi ya gatatu ituma utaramya Imana cyangwa udashima Imana, nuko kwiyumvisa kuko ibyo ufite biva mu mbaraga zawe. Ariko kwiyumvisa kuko ibyo ufite biva mu mbaraga zawe. Hari abantu bagize umugisha bakandaho Imana yakanze ngo birangize birakunda, mama bakamatubwira ngo twebwe ngo reka mashi ngo mwebwe ngo ntimuzi ngo gushaka. Yewe harya waronke natwe twaragerageje niyo twaburiye, kandi ya diplome yawe natwe niyo dufite, ndetse wanasanga twarigiye ku kigo kiruti cyawe, ariko twe nditurakandaho yakanze Imana yakanze. Reka kutwibonaho wakanzaho Imana yashize birakunda, natwe ejo twakanda bigakunda, ntibiva mu mbaraga zawe, ni Imana yashatse gutera imbere. Mwazamura ibiganza byanyu twotera haleluya, twotera haleluya, muzamura ibiganza dutere haleluya, haleluya. Kwiyumvisa kuko ibyo ufite biva mu mbaraga zawe, ngiki kintu gituma abantu bataramya Imana. Nimba Imana yarakugiriye neza, tubitahura ukavuga ngo birava mu mbaraga zacu, twaragerageje twebwe iwacu turabimbanzu. Ntabwo muri abimbanzu, ni Imana yashatse ko bigenda gutyo. Ni Imana oya, turuzi ibijya byose wifuza bimwe umaze kugeraho, tugize igihe tubyifuza, twanagize proje imbere yawe, ariko kubera ko tutarakanda kuri entrepreneur y'Imana, wewe wagize umugisha ikagukandira, ntibiva mu mbaraga zawe. Oye, natwe dufite imbaraga, gusa biva mu kugira neza kw'Imana. Nubitahura uzafata umwanya wo kuramya Imana. Gutegeka kwa 2:8 n'umurongo wa 17 n'uwa 18. Icyakane, impamvu ya inzitizi ya kane ituma tudaramya Imana cyangwa dushima Imana, nakandu bita ngo guhaga ivutu, agahimbo. Agahimbo murumva icari cyo? Guhaga ivutu. Ariho guhaga ivutu iriya y'ibyo kurya umuntu akarya, ukumva warengeje, ukumva ufite udusonga bene aha mu nda, kubera ko witekeyemo ibintu byinshi, wahaye stoma ibirenze kapasite yayo. Ibyo nabyo babyita ivutu, ariko si yo vutu nshaka kuvuga. Ivutu nshaka kuvuga ni uguhaga ibi biri mu isi bikakokipa, bigatuma wima Imana umwanya wayo, ukabura umwanya wo gushima Imana cyangwa kwiramya kubera ko ufite ibindi uhugiyemo. Hari abantu benshi batamateraniro kubera ko yabonye ifaranga zo kuja kwiyakira, akavuga ati nafatishije orange, ubwo orange nayifatishije nta mpamvu zo kuja mu materaniro. Ingoko nafatishije ingoko, hanyuma izo zose nizo vuto, kubera ko usigaye wambara neza, ndikunda kuba mu materaniro, uraja muhehe, uraja gufata kayaga, uraja kugira gute. Nagira mbabwire ngo mugabanye utuyaga mu minsi y'amateraniro, mushaka uko mufata utuyaga iminsi itari amateraniro. Nufata umuyaga mu minsi y'amateraniro, iyo niyo vutu nashatse kubabwira. Imana igukeneye mu materaniro, ndigukeneye mu muyaga. Mwiye abantu nabi, mbabwiye nabi gisubi. Ako nibutsa kantu yene, reka mbabwire kano kantu. Nukuri tugomba kwibuka ibintu Imana yagidukorera. Muri 96
cyangwa 97 je paske hari muga iri ya ruguru iwacu mugabo ubumwe wagaza wigino yitwa Gadi noneho ngo arangize akorera ubukwiriye ruguru iwacu ngo amare azana fanta iri ya ruguru nibwo bwa mbere nari nkibona fanta bwa mbere bwanje kubona fanta ngo amare duhita tugiraga kuku kabana turavuga n'umuceri w'ikizungu nibwo bwa mbere ko nagira ngo mbibutse ndebe ko mworamye Imana bavandi ndaje tuje hariya mu mwuka we ibintu birakomeye vayone zambre shakina farada tini dizakine muzamuri bigaza tere haleluya haleluya wa shayana fasini ngomane gadazana izo fanta ngomane barazitereka mu rusengero no bagerese biso n'udupura tw'umuceri iruhande rw'abantu none urumva ko twara abana tutari dukwiye kujamo turi hanze dukora kanama ati ndiborya uriya muceri ngo bamwe niri ziriya fanta bazimare ta makuru y'ifanta twari dufite yari mu kidaje nzanibuka ko yari orange ipfundikiye noneho umuceri ukaba ku isahani bagiye barya bagasigaza bene utwonyine none ngo amare twamatubwira ngo bamwe bace muri inzira abandi muri iyi ikaza yafite inzira nkazibi twamatwiruka no tugasanga ifanta zirateretse zipfundikiye nta makuru twari dufite ko zifite umutemeri no wamara gushika kujya ku ifanta ko n'ukuri n'ikintu cabaye ngomba gufata imyanya nkazashima Imana kubera ko hari urwego navuyemo hari naho ngeze reka nsoza ku kantu gira ninjire hari nsoza kandi kanshaka kuvuga ngo turangize turi dufashe ifanta wayifata kubera kutazaho imwebwa yari kwiyaga inyuma y'icupa ukamutora icupa wari twaruka muri gati inyuma umara kuri gato ukamushira hasi ariko zitangaza kuraga icupa ryose wagatwari gase yajya ku icupa inyuma turangiza turagera ryari kuryoha gute twari tuza amakuru ko bapfundura barangiza bakama twari tuzi ko ari ikintu uhita umwera ahantu userukiye buriya rero iyo abantu bamaze guhaga ifutu bibagirwa aho Imana yabakuye bakiyibagiza ko ari Imana ibateretse mu bibanza by'ishimwe bafite cyangwa ibibanza by'icyubahiro cyangwa ibibanza by'amahirwe cyangwa ibibanza by'ikizere Imana yabagiriye Imana ni kugirira ikizere ikagukura ahantu hamwe ikagutereka ahandi ntibisigura kwitera umugeri ahubwo bisaba kuyegera cyane kugira ngo yongere ikuvanye muri icyo kibanza yongere ikuzamure mu rundi rwego iguhe izindi mbaraga zituma wigira imbere uhabwe ikindi kibanza Imana ishaka kubamo shaka nasozereza no kuri izi nzitizi zitanu inzitizi ya gatanu ni amaganya y'isi amaganya y'isi ubutumwa bwo bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 34 nagira ngo ubwire ngo nimba warahagaritse kuramya Imana cyangwa gushima Imana kubera amaganya nagira ngo ubwire ngo ibyo uhawurirana hari abandi bahababiririra mbwira umuntu mweganye mubwire ngo muvande ibyo urirana hari abandi bahababiririra wirira cyane wiganya cyane nshuti kumeze kose shima Imana hari abakwifuza we baticavana kamera kuriya tuzamura ibiganza yane wirira cyane wiganya cyane nshuti shima Imana we fasha papa fasha uzamura ijwi ryawe tuvuge birakwiraga wirira wiganya cyane kuko abakwifuza shima Imana kuko abakwifuza ati icamana ndengamera muri tubivuge rimwe gusa
irakwihangana wirira cyane wiganya cyane nshuti uko umeze kose shima Imana kuko hari abakwifuza bati icamo nanjye nkamera nk'uriya tuzamura ibiganza abavandi haleluya ibyo birana hari abandi bahaba byifuza ndiyo ayo maganya ufite hari abaciriritse ku buzima bwawe gusumbuka mbabwiye ko nje umuvandi usohotse hanze kuraganya ufite amaso hari umuntu babagenda barandata ufite amaboko abiri kuravuga ati man biragira gute ufite amaguru abiri ufite amatwi hari umuntu ugize umwaka yaraciwe ugutwi ufite akanwa hari ugize umwaka kabumza atahavuga ufite ubwenge usoje amashuri hari abandi zanze ko biga njyewe ngize umwaka n'amezi 6 ndi muri operation gusa y'amaso mpa nivuza umwaka n'amezi 6 arashize bakabaga bagasubiramo repesage ariko wowe ufite ijisho ukabona ko ari ikintu gito Imana yakoze ubwira umuntu mweganye umugire ngo gabanya amaganya tako Imana itagize ku buzima bwawe. Hallelujah. Tevaso wirira cyane wiganya cyane nshuti uko umeze kose shima Imana kuko hari abakwifuza bati icamo nanjye nkamera nk'uriya irakwihangana wirira cyane wiganya cyane nshuti uko umeze kose shima Imana kuko hari abakwifuza bati icamo nanjye nkamera nk'uriya irakwihangana. Ibintu 12 bishobora gufasha umuramyi kuramya. Icyambere umuramyi agomba kumenya nukumenya uwaramya uwariwe. Number 1 kumenya uwaramya uwariwe. Icyo wahagurutse kuramya birababaje kandi biteye ubwoba. Twagwijije amagrupe menshi amaministeri menshi ariko wicaje abantu kababwira ati se iyi worship team yanyu objective ni iyi ngo nukuramya kuramya ko muraramya ndi ngo yenyine nukuramya ngo nugufasha abantu ntabwo ari ugufasha abantu mbere yuko uba muri worship team ugomba kumenya ngo ese uwo ngiye gukorera muri iyi worship team ninde abantu batwara imodoka cyangwa batwara ibindi mbere yuko aje mu ibarabara abanza kumenya amategeko yiki ibarabara uzarebe umupolisi mutoya kadogo numara urebe n'umushoferi ufite kijya kimodoka cyarukurana gitwara petroli umupolisi muto azagira gucya nubwo yambaye teni gusa nubwo ataba afite igikoresho yagira gucya remorke igahita ihagarara kubera iki remorke itagonza umugozi cyangwa ngihitana urutoki rw'umupolisi nukubera ko ukizi ujya mushoferi aza amategeko yakijya gihugu agira gute akoreramo. Ikintu cyambere abaramyi tugomba kumenya uwo turamye wari ndio biragoye kuguma kuruha mutazi umuntu muhamuruhira biranababaje kuguma gukora ibintu mutazi iyo bizahekera. Ni byiza ko murashaka kumbaza tase mwigisha kutwigishije uwo kugira ngo tumumenye twamumenyerahe. Nagira mbabwire iyi Mana mwakurikiye cyangwa Yesu Kristo mwakurikiye kuramya ntatuye muri Bibiliya ariko kugira ngo mumenye imirimo ye n'ibyo yakoze bihishe muri Bibiliya. Icyambere kugira ngo bimenye bica mu ijambo ry'Imana. Abaramyi mugomba guhinduka abantu babasomye cyane mugasoma ijambo ry'Imana byanaba ngombwa mugasoma ibitabo by'ifasha nyigisho kugira ngo mumenye akazi mwijiyemo uko mushobora kugakora. Icyakabiri ni byiza ko muhita mufata imyanya yo gusenga. Imana itakwishuriye mu ijambo hari igihe muzakubitana nayo mu isengesho
Monikiriza amen. Hallelujah. Icya gatatu mugomba kubaka ubusabane nayo, relationship n'Imana, ukabwira Imana ko ushaka gusabana nayo. Muri ico gizakwiyereka ikubwire ngo komeza undamye wowe wakurikiye nisha, nta ngorane uzagirira muri iki gikorwa. Hari ibintu byinshi ntabwo nabisoza. Icyakane ni ukwimenyera mu bikorwa ibyo yagiye ikora, mukabona ibyo Imana yagiye ikora. Ibyo yakoze Ibetaniya ubwo yaririraga kuva ya Lazaro, nuko yahamagaye ububasha bwe Lazaro ava mu gituro ari muzima. Number 2, icya kabiri ushobora gufasha umuramyi. Kuramya ni mu mutima, si ibikorwa gusa. Ndaza kugira mbabwire ko ndihuta. Kuramya ni mu mutima, ntabwo ari ibikorwa gusa. Imana iyo uyiramya ihita yihutira kureba mbega umutima w'uyu muntu wawundamya uhagaze gute. Imana ntabwo ari cyo kimwe n'umuganga ukora kuri hospitali ubwira abantu ngo mubanze mutonde ngende nkorera umwe umwe. Iyo duhagurutse twese tugiye kuramya ifite nimba nyita termometre, niba nyita igipimo cy'imitima, itigitera hagati muri twe ikabonera imitima yose icyarimwe, ikavuga ngo muntu harimo igice cy'abaje kuramya, harimo igice cy'abandi bahabadandaza, harimo igice cy'abandi bapanga ibintu ndazi, harimo n'ikice cy'abandi bafite utunama ndazi. Ariko icyo nagira mbabwire, nimba uri umuramyi gerageza urwane n'umutima wawe. Kuramya Imana ni igikorwa kibera iriya mu mutima, Imana yagisuzuma yabona ko gikwiye, igahita ivuga ati uyu muntu akwiye kuramya Imana. Monikiriza amen. Niba hari ikintu Imana yanga nihute kuri kano kantu mbaka example. Imana yanga ubwibone bwo mu mutima. Nunaririmba n'akarimbo kamwe abantu bagakoma amashi, uzareke kumva kubaye igitangaza. No, iyo ubaye igitangaza Imana yanga warugeye cyane, yanga suzugura. Abagabo 3 Satani niwe watangiye uyu mushinga wo kuramya na tikasi no guhimbaza Imana. Itonde gato utankwegesha hanyuma noneho ngo agikora neza, ngo agikore neza. Abari bamuri inyuma ngakuri gisubiza inyuma ya president bahita bamubwira ngo presi uhagarikiye neza ukoze igitangaza tukira wino mwisi. Ngo Satani itivuga ta intebe zigomba kuba parallel yanje n'Imana hejuru, ngo yamizamuka ati ibintu no kugumana n'abasivile hano birarangiye, mizamuke afana hano mu baturage. Imana bwira umuntu muri kumwe umubwire ngo Imana yanga ubwibone bwo mu mutima, Imana yanga orugei kesike alondesi afasi we. Warangiza Imana yamubwira ati Sata mu maguru masha Satani uva ngo ubwire Sata iminota yanje yashize. Satani tuva ngo ubwire nyaboneka wagumanye kari akazi ufite ko kuramya bikubereye, ukaburi na marayika w'umuco w'isi wafashe kuri inyenyeri. Hari ubwoko 13 bw'inyenyeri, Satani yari inyenyeri imwe muri zo 13. Noneho ahita yanga ngo ya jewe nawe ni hano mu birere. Imana iramubwira ngo ubwo watekereje gutyo ugiye kubura hari aho kuramya, ubure na hano ahantu gusa wisanga niriye pfu. Amaze ngwira Imana iramuhanura, kiribitire yakubise ndimuzimbaza ngo Satani arayihanura kubera ubwibone bwo mu mutima. Umuntu wa kabiri wagize ubwibone bwo mu mutima numugabo bita Nebukadinezari, igitabo cya Daniyeli. Nebukadinezari Imana yamutije ukuboko kwiza ko kuyobora ngo irangize imuha Babuloni, arayitegeka. Ngo amare kuyitegeka ngo ahitaje mu musozi ngo arayitegere, aravuga ati aho Babuloni igisagara cyanje nubatse. Ngo aravuga ati Imana yamuga ati nyabona nako Nebukadinezari gabanya nije wagutishije amaboko uyoboye kubera. Aravuga ati yo Babuloni yanje ya. Imana yavuga ngo ico nanga ubwibone bwo mu mutima, ubwo utakiha undamya ngo ubone ko ari je wabikoze ja mu ishamba. Nebukadinezari yaramenyere kujya ibyo kujya bipimye za vino zipimye, ariko umunsi yaraye mu ishamba tabamwigishiye kurya ibyatsi bibisi bidatetse bitanumukije. Yahise yiga isomo wenyine ararangiza imyaka 7 azayiga igitondo n'umugoroba.
yagaza yiga ijambo rimwe, yegaga mu gitondo akiga kuri duswari, yagaza yiga ijambo rivuga ngo Imana niyo yimika abantu ikimura abantu. Yatonda ku ishuri ku mugoroba muri kuri duswari, Imana niyo yimika abantu ikimura abantu. Asoza imyaka 7 y'ishuri yiga mu gatondo n'umugoroba, yiga ijambo rimwe ngo avaho yaciye ubwenge. Umuntu wa gatatu ni Herode, nta mwanya wo kumuvuga. Herode ngo yatanze discours, abantu nibo bazabamara abandi, uko abantu nibo bazabamara abandi, bakama bakogeza nguri igitangaza. Nubona habe n'aba bantu batazabaramutsa abandi mushumba, n'abandi babasazije nguri mwiza, nguri igitangaza, yatugara bakamagenda no yo kandi ntabwiza garuka baragusazije ariko naje sinoro elele sala parite ariko yanda tuzamura ibiganza yawe simbuka Herode abantu baramubwira ngo none ukoze igitangaza discours son no siwa uvuze yavuze Imana ngo yamikanda sinzi vise yakanzeho ikandaho yari yarakanze kugira ngo akomeze kubaho, itikanda ahandi ubuzima burangirira. Herode ngo ahitapfa. Umunyabwenge bita Josephus yanditse mu gitabo bita cy'amateka ya Bibiliya ngo ni Bibiliya ni yajabu, yaravuze ngo Herode abantu ngo bamubonye ubwo babona ngo karava inyo, ariko ngo Herode yaramaze iminsi 5 apfuye. Nuko umunyabwenge yavuze iminsi 5 apfuye. Rero kuramya ni mu mutima. Ufite ubwibone bwo mu mutima ntabwo ushobora kuramya Imana, ntabwo ushobora guhimbaza Imana. Icya gatatu, Bibiliya ivuga ngo yabose ubwo, ariko umunyabwenge yavuze ko iba bamubonye ubwo ariko harashize iminsi 5 zaramurenze. Icya kangahe tugezeho? Cya gatatu, kuramya Imana. Ikintu cya gatatu muri ibintu bifasha umuramyi, kuramya Imana mu buryo bw'imibereho. Hari abantu benshi bazi ngo kuririmba niko kuramya, ariko nagira mbabwire ngo mu mibereho dutegetswe kuramya Imana. Uko tubayeho dutegetswe kuramya Imana. Kuramya Imana mu mibereho ya buri munsi abantu babandika. Buriya uko ugenda uko uvuga buryo uharamya Imana. Kuramya Imana mu mibereho ya buri munsi. Ntabwo kuramya bigomba kuzira mu materaniro. Kuramya bigomba kurara mu miryango yacu. Kuramya bigomba kwirigwa aho twiriwe. Kuramya bigomba kuba ririya jambo mwumvishe Paulo yanditse mu Baroma 12 umurongo wa mbere, aravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bigize gute bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu kugize gute iyo niyo rowanje utanze umubiri wawe, hanyuma ukubayo kose ugakomeza ugatekereza Imana, uharanye Imana mu buzima bwa misi yose bwawe. Icyakane kugira ngo nihute, wirinde kuramya ku rugero rw'abantu. Icyakane wirinde kuramya ku rugero rw'abantu. Hari abantu benshi baramya kugira ngo abantu bababone. Hari abantu benshi babyina kugira ngo abantu bababone. Hari uwirukira kuri mikoro kugira ngo bamubone, nta musaruro urimo. Buriya ndashobora kuba hari aho naraye nakora ikintu hano ukabona abantu baragishima, nawe ukamuvuga ngo ejo uzagikora, wagaragaza ikananira waniganye. Twirinde kuramya kugeza abantu babone. Umva, kuramya kugira ngo tuboneke. Ubutumwa bwo kwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 ni inkuru z'abafarisayo. Kuramya kwabo kwari mu masinago, abageze baje hagati mwibarabara muri Roma, bakavuga ngo ibyo dukora byose bibonwe n'abantu bishimwe n'abantu. Gisubizo icyamba mugakora mukaramya cyane iriya mwibanga, hano bakabona bikeya, ariko iriya hariho rowanje iteye ubwoba. Icyagatanu, kuramya mu buryo butandukanye. Ngiye kwihuta kugira ngo minota yanje kiraza. Kuramya mu buryo butandukanye. Kuramya ntabwo ari ukuzamura amaboko gusa. Kuramya si no kuririmba gusa.
urashobora kuramya mu gusoma ijambo ry'Imana. Fasha umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Imba ndi muri louange ya adoration. Ndashobora gufata umwanya karamya nciye bugufi. Pfukanye kacicika. Mbandanye Imana. Ndashobora kuramya Imana koresheje mundegere kano kanga. Imonikiza amen. Amen. Ninavyo kuramya Imana bifite imbaraga. Ndashobora kuramya Imana nkoresheje isanduku irafunze cyane. Ndashobora kuramya Imana nkoresheje ubutunzi bwanje. Buriya nuba n'umuntu yashoye ifaranga ze mu murimo w'Imana yaramije yakoze ibitangaza nushaka kuzamutera salute. Ubundi buryo nabwo butandukanye. Ndashobora kuramya Imana mu kuguha umwanya wanje. Wowe kumva amagara nkaguha umwanya wanje tukicara kagutega amatwi. Ni louange ya adoration. Ikindi gufata kagutegurira impano. Kavuga ngo revere yagize neza nkamutegurira impano. Aho mba ninjiye mu gikorwa cyo kurama. Imonikiza amen. Amen. Guhahira umuryango neza. Umugore n'abana bakarya neza. Iyo ni louange ya adoration. Kurara muriye neza mugahaga ni ukurama. Ntimufate ngo kuramya gusa no guterana imigeri hano. Oya. Dushaka ngo dukure tumenye kuko mu bibanza byose turimo birimo stage kandi tugomba guhagarara tukaramya Imana. Oya munumve nsubire muri no jambo. Tuzamura ibiganza. Nimuvuye ngo haleluya ta. Haleluya. Sipoza ko ngiki kintu cyatugoye gituma kuramya bigira imbaraga nke. Iyo tuvuye hano kuri podium duhita twumva ko dutakaje stage, dutakaje podium. Ariko nagira ngo utangarize ko ufate kuko ahantu hose waba wicaye mu ntebe mu wawe uri kuri podium kurarama. Ni winjira muri chambre, winjiye muri louange na adoration. Ni winjira muri market mu isoko uri kuraramya kurahimbaza. Menya ko podium wayigendanye, reka kumenya ko podium izisigara mu kanisa. Nufata iyo principe uzaramya Imana nyabyo bikwiriye kandi bizagufasha bizakugeza ku rugezo ushaka kugeraho. Icya gatandatu kuramya Imana no kugira isuku y'umutima. Kugira isuku y'umutima. Ndebe ko nasoza turiya nicara. Kugira isuku y'umutima. Isuku y'umutima mbabwira hari abantu ushobora kuvaho cyagahita agenda tuvuze ubunyine ngo batubwiye ngo tugire isuku y'umutima. Uhita ucana mu Kamenge ukagura iga wamara gushikana ugatsira mu mutima ngo bavuze ngo tugire isuku y'umutima. Kwihana. Isuku y'umubiri ni nziza Imana irayikeneye. Kandi hari abantu baza bashaka ngo bafate umubiri nabi. Attention, umubiri ni inzu y'umwuka. Ufashe umubiri nabi ukisangamo serumu nta mbaraga woronka zo kuramya Imana. Rero isuku y'umutima ni ukuramya Imana nta kintu wiyagiriza nta cyaha wumva kiri mu mutima. Isuku y'umutima ni ukwihana umutima wawe ukagaragara wera imbere y'Imana. Amen. Iyo niyo suku y'umutima. Nimba ukiririmba hari ikintu wiyagiriza turaramya neza hari kibura inzu y'Imana yicaramo kugira ngo iramye neza irimo umwanda. Imonikiza amen. Amen. Nimba uzi kugira dekori wawe banza uhagarara ushakishe dekoro y'indani ya mu mutima. Buriya nuramye ufite isuku y'umutima nta kizatuma udahura n'Imana. Imonikiza amen. Haleluya, haleluya. Timozamura ibiganza byanyu. Haleluya. Zoma. Buriya reka akakanda ke ugatinda. Hari umurinzi warinze akantu gakomeye. Wavuze ngo nimba ufite icyaha cyakugoye ngo ugihindure umwanzi wawe. Kurumva? Ni Messi nako kantu. Gihindura umwanzi wawe kimuregere Yesu akigukize ubumudendezo. Tegera mabwiriza ijambo tuzamura ibiganza vuga ino jambo. Nimuvuge ngo haleluya cyane. Ta wundi wokoza umutima wawe ni wemera Yesu Kristo akinjira mu buzima bwawe akaza akabutegeka. Umutima wawe uzera kandi uzaba muzima hanyuma uramye Imana ube connected n'ijuru
ijuru rizakwemera kubera ko utunze uwavuye mu ijuru. Ndio. Ariko Kristo Niba ufite icyaha cyakubaye akaramata, gindura umwanzi wawe kimuregereye. tuzamure ibiganza byacu. Haleluya. Tegera mbabwire ijambo. Niba ufite icyaha cyakugoye, Ndio. kugira ngo ugishobore nta yindi nzira ni ukugihindura umwanzi ukacanga, ukavuga ngo narebye mu mutima wawe. Ariko Reverend Imana igumugisha. Reverend yatuzaniye umuvugabutumwa, umupasiteri, umubishop wari kutwigisha n'icyumweru cyose. Yaduhaye imigani myinshi, ariko hari imigani ibiri nafashe yanteye ubwoba. Hari umugani yaduhaye w'intare. Yaratubwiye ngo intare yagiye ku ruzi gushoka kunywa amazi, ngo imare gushika irunama mu ruzi igiye kudaha amazi, yagira gutya ikabona iyindi ntare munsi. Noneho ntiyatahura vuba ko ari igicucu cyayo, hita ivuga ati ariko namunagane iyi ntare yindi imvamiye hano ku mazi naje kumwe. Noneho ngo itayita mu ruzi itangira kuja gufata ijya ntare yindi, ngo ire kuyifata yumva ko irafata amazi yeguye mu mazi. Hano ngo irangiza ati biko biragenda bite, iyi ntare yareba mu mazi kayibona. Noneho aratubwira ngo icyo nashatse kubabwira iki. Aravuga ngo iyo umuntu neza yinjiye mu Mana akinjira muri Kristo, ntabwo azabona abandi, azareba ikiyo kigahita kimutungira mu mutima we, akamubwira ngo wananiwe iki, wananiwe kino, iki cyarakugoye kino ntuzi ugishobora. Warangiza ngo ugahita wowe wenyine ufata icyerekezo ukavuga ngo guhera none ko nibonye ko bidatunganye ngiye ku murongo. Twazamura ibiganza byacu nivuye ngo haleluya cyane. Kuramya Imana no kugira isuku y'umutima. Kuramya Imana si microphone. Haracari ibyiringiro ko bw'imbaraga nshya n'imibereho mishya yo muri Kristo. Hitamo neza wizere, wemera inzira kunyuzamo, utunganirizwe rwose mu mbabazi ze. muzamure yamena wemera inzira Kristo kunyuzamo. Imana ishimwe. Kristo ni ufite ubuzima bwo kudutunganya. Kristo ni ushoboye gutunganya imitima. Abantu b'abantu boyikomera ariko Kristo yayigeramo akayitunganya ubuzima bukabana. Ni utanga ubuzima atari ubuzima, kandi ni ubeshaho rwose mbabazi ze. Ni utanga ubuzima atari ubuzima, kandi ni ubeshaho rwose urukundo rwe. Tuzamure ibiganza. Haleluya. Sema haleluya. Warasika. Tuzamure ibiganza bafande. Imana ihimbaze. Nimuvuye ngo haleluya cyane. Haleluya. Haracyari ibyiringiro ko wahabwa Cyane. imbaraga n'imibereho mishya muri Kristo Yesu. Nishake sozereza aho ngaho. Kuramya Imana bikwiye ni ukugira isuku y'umutima. Gushima Imana bikwiye ni ukugira isuku y'umutima. Hitamo neza wizere, wemera inzira kunyuzamo, utunganirizwe rwose urukundo rwe. Iyo utanga atari ubuzima, kandi ni ubeshaho byose urukundo rwe. Ni utanga ubuzima atari ubuzima, kandi ni ubeshaho byose. It's
rwose umbabazi ze tuzamura ibiganza yeme Iba felera seka ni wayi Mana ihimbazo itonde hari ibintu bibiri bikomeye mu buzima bw'umuntu ikintu cya mbere ni umutwe ikintu cya kabiri ni umutima kandi iki kibuga bita umutwe iyi tere bita umutwe n'iyi tere bita umutima abagabo babiri bazakenera gukora mu mishinga satani akeneye tere bita umutima satani akeneye tere bita umutwe yesu niwe ukeneye tere cyane bita umutwe kristo akeneye umutima tere ngo ayikorere hanyuma utabaye maso ngo ugwane intambara satani ashobora kunesha agatura mu mutima wawe umutima wawe ukabaho nta suku ufite kubera ko iminota bampaye irangiye kambabwira ikintu c'icenda mbabwira ikintu c'umunani n'icenda n'indangiza mfungire ku cyanyuma ikintu c'umunani gishobora gufasha umuramyi kuramya mutegera ijambo naryo rakomeye gutebwo kuramya nukuzamuka ukagera ku mutima w'Imana wamara gushika ku mutima w'Imana ugakura ibiriyo ukabizana ubinyujije mu mpano yawe ukabisangiza abantu kuramya nukuzamuka ukaja ku mutima w'Imana ugakurayo ibiriyiriya mu mutima w'Imana mu mutima w'Imana indani warangiza ukabizana wamara kubizana ukabiheza abantu binyuze mu mpano yawe Hallelujah si umuntu n'importe qui wapfa kuja mu mutima w'Imana kuranya nukuzamuka ukaja mu mutima w'Imana wamara gushikayo burya muza ku cyumweru ngo mugiye kuturamisha mukwiye kuba mwaraye mu cumba mukazamuka mukagera ku mutima w'Imana mugakurayo ibintu ikabibaha mw'ijoro mwarangiza mukabiduha mubinyujije mu mpano Imana yagiye ibaheza zitandukanye ariko kurara ku mabuyi mukarara ku byayi mukarara ku migati 20 mwarangiza mukarara ku mamache za barisa zandi mwarangiza mwaza ngo muraduha ibiri ku mutima w'Imana mugomba kuduha ibiri muri za barisa hitamone neza wize emerizira kunyuzamo utunganirizwe rwose umbabazi hitamo neza wemerizira kunyuzamo utunganirizwe rwose umbabazi ze Hallelujah soze akicenge nako akumunani niko nari maze kuvuga narimvuga ngo mbabwira ko umunani nakicenda bita soze narima ako bage bose mwagaza mubona bagaza abanyimana bakabitunganya neza ba Dawidi nabandi bagaza bagenda bakaraririya ku mutima w'Imana bagakurayo iby'Imana ifite umutima wawe barangiza baza bakabiheza abantu babanye nabo muri quartier n'abandi bakorana akicenda narivuze mbabwira kuramya ni umuti ukemura ibibazo kuramya ni umuti ukemura ibibazo ariko nimugutangara ukundu kuramya kuri mu guhinduka mw'induru abantu bakagwana ngo prezi ngo kiri mw'induru ngo nditwaduze simurabara kuramya ni umuti ukemura ibibazo monikiriza amen Amen tamakuru muza mwumva ya President Sauli ko yaragwaye baravuga tese umuti wokiza Sauli wavaye baravuga ati nimushakisha umuhungu w'umuramyi numuzana uzi no gucuranga nimurangiza akore umuti Sauli agira ubuzima noneho ni wayana babwiye ngo mukwiye kuza muhimbaza muhumuye Daudi yaje nk'umuti wa Sauli yapfa gutya yahwera Daudi agacuranga noneho abazimu bagahita bavamo Sauli yicura gutya akamagenda buke agasingira icumu giwe yarifata Daudi yageze aramyahumuye yabona tamba Sauli arari muregeye gutya Daudi akavuga tangaha ko ndaramya ariko ndakanuye yarangiza agahita ari kwepa rigafata ikibambaza ariko nanone Daudi akomeza guhinduka umuti muzamuramya muhumuye hari abantu bafite amacumu twagendanye tutazi porogaramu yabo Kitara kose kuzamura ibiganza nimuvuye ngo haleluya haleluya navuye mu
byaha va mu butware bw'isi injira mu mukiro umukiza Yesu avuye mu byaha avuye mu byaha va mu kugira ngo soze ziriya mpamvu zitanu nababwiye ziriya 12 izo mufashe ababikenera muranyandikira kuri telefone nzibahe impamvu zitanu zituma duhimbaza Imana. Iya mbere tugomba guhimbaza Imana kubera kuko ari Imana y'inyakuri, Imana ntizihinduka, Imana ntizibesha. Tugomba kuyishima kubera kuko ibyo yavuze byose yaravuze hariya mu kubara ngo Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si n'umwana w'umuntu ngo igire gute. Tugomba guhimbaza Imana kubera kuko ari nyakuri. Aka kabiri tugomba guhimbaza Imana kubera kuko yaduhaye agakiza binyuze muri Kristo Yesu. Imana ye tugomba guhimbaza Imana kubera ko yaduhaye impano bita agakiza ibinyujije mu mwana wayo bita Yesu Kristo. Yohana igice cya 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute. Tugomba guhimbaza Imana kubera ko dufite impano nziza tujyanyemo bita Kristo. Akanyuma aka gatatu tugomba guhimbaza Imana kubera kuko yaturemye iduha ibyo dukeneye zose. Imana yaturemye ngo irangize ifata imigisha yayo yose ibumbira muri Kristo. Ngo imara kwibumbira muri Kristo yiterera iwanje, yiterera nawe iwawe, yishira nawe iwawe. Nukuvuga ngo ibyo ukeneye zose Imana yarabikemuye yabidusingirije muri Kristo. Kesivase moyo akakane nsozi akakane karavuga ngo dukwiye kuranya Imana kubera ko yaduhaye umwuka we. Amen. Umva mbabwire Bishop Reverend dukwiye kuranya Imana kubera ko yaduhaye umwuka we. Nta magazine nimwe abakora kwa Siyoni muzabazaho badandaza imbaraga z'umwuka wera ntaho muzobona. Muzoje muri ville muzotume ndetse no muri Dubai haba utwuma twose dukenewe, habamo ama pièces de rechange y'ibintu byose, ariko akantu bita umwuka wera nta kabi Dubai kabava gusa kuri Kristo. Imana gusa niyo yadutekereje birangiza ibona turaba kwizera idukubita umwuka wera. Utanga ubuzima atari ubuzima kandi ubeshaho abazize utanga itanga umwuka wera ntari mantaso badandaza umwuka wera. Hallelujah. Ariko Kristo kansoze na nsozereje gisubizo bino bindi turabiretse mudukenera tuzavugana. Hanyuma rero umwanya wari uyu ngira mbabwire ngo iyo ukoze biriya bintu byose ukabihuza cyo indirimbo zawe zigira imbaraga. Niyo iriya ndirimbo twasomye icya 13 cyari kivuga kuko indirimbo yo kwa Yoshafati ari ngufi ariko nanone yakemuye ibibazo